Ni mu kiganiro kirekire cyari gifite iminota 28 Tereza Kayikwamba yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri Qatar Al Jazeera, aho baganiye ku bibazo bibangamiye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yavuze ko u Rwanda rufite abasirikare barenga 6,000 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akanagaruka ku kibazo cya FDLR ari nacyo gice tugiye kubagezaho muri inkuru yose uko yakabaye. Tugiye kugaruka rero ku bisubizo Tereza Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yahaye uyu munyamakuru wa Al Jazeera, aho yagarutse ku byo leta iri gukora ndetse akanivamo nk'inopfu, akavuga ku basirikare batandukanye ba FARDC bakomeje kugenda bakorana na FDLR ndetse n'uburyo FDLR yagiye yinjira mu gisirikare nk'uko byarangiye asa nk'uwivuyemo nk'inopfu ubwo yageragezaga guhakana uruhare rwa leta yabo mu gushyigikira FDLR, agasa nkaho abishinja abantu bake ku giti cyabo b'abasirikare bo muri leta FARDC. Reka twumve iki gice cy'ikiganiro cya Tereza Kayikwamba Wagner. Minisita Tereza Kayikwamba yahise abazwa ikibazo gikomeye cyane, ati ese nabo hari amakosa bafite? Avuga mwebwe nyine, avuga FARDC na leta y'Kinshasa. Minisitiri yavuze ati none se niba hari aho abantu ku giti cyabo bafashije FDLR, kandi nshaka ko aha ariho dutandukanyiriza neza ibintu, ntabwo ari politike y'igihugu aho turavuga abantu ku giti cyabo, turavuga abantu ku giti cyabo baba bari mu ngabo, kandi iyo tubonye ibimenyetso kuri ibyo dufite inzira ziteganywa n'amategeko zo kubaryoza ibyo bakoze no kubahana. Minisitiri ati, akomeza agira ati, ku rundi ruhande urebye ukugaragara ko ingabo z'u Rwanda cyangwa ingabo z'u Rwanda ziri mu gihugu cyacu zirenga 6,000 zoherejwe muri Kongo, ntabwo tuvuga abantu bahuriyeyo cyangwa abasirikare bake bigometse, ntabwo tuvuga abasirikare 2 cyangwa 3 bisanze mu gihugu cy'abaturanyi bagahitamo gukora ibyo bishakiye. None se ikibazo ni iki? Niba ufite ingabo 6,000 z'u Rwanda ku butaka bwacu, ibyo si politiki y'igihugu? Umunyamakuru ati, none se kuki wumva inama y'umutekano UN Security Council yahamagara ingabo za Kongo kugira ngo zikumire ibyo bikorwa, aho kwita gusa ku bantu bake bayirimo badakora neza cyangwa bakora amakosa? Ese inama y'umutekano yaba yarasobanuwe nabi uko ibintu bihagaze? Niyo nsanganyamatsiko yawe cyangwa nibyo ushatse gusobanura? Minisitiri ati, abo bantu ku giti cyabo baracyari mu ngabo, ni ukuri, kandi ingabo zose zibarizwamo abo bantu, kandi zigomba kwemeza ko imyitwarire itajyanye na gahunda za gisirikare bakabiryozwa. Umunyamakuru ati, ariko se kuki ingabo zanyu zigomba gusohora itangazo cyangwa zagomba gusohora itangazo ku wa 10 Ukwakira 2025 zibura abasirikare kutajya gukorana na FDLR? Kuki ingabo zagombye no kuvuga bene ibyo mu ruhame? Minisitiri ati, kugira ngo tubateguze ko hazabaho ibihano. Umunyamakuru yakomeje abaza Minisitiri ati, ariko se kuki byakabaye ngombwa kubabwira ko cyangwa ko muhita mubategeka ko bazahanwa, kandi mwari mwavuze ko ari abantu bake abadasanzwe? Ibi ntabwo byerekana ko ikibazo cyakwirakwiye cyane cyangwa cyinjiye mu gisirikare cyane? Minisitiri ati, oya, ntabwo ari ibyo. Kuba ibintu wabitangaza ku mugaragaro ntabwo bivuga ko ikibazo gifite uburemere burenze. Kuvuga ikibazo ntibivuga ko kigeze ku rugero runaka ruteye ubwoba. Ikintu cy'ingenzi hano ni iki: dukorera mu mucyo, tugakorana n'abaturage bacu n'ingabo zacu ko ibyarenze imbibi bitazihanganirwa na gato. Minisitiri ati, none mbese iyo niyo myitwarire twigeze kubona ku Rwanda? Nyine ubwo niko yakomeje avuga Kayikwamba, ati iyo myitwarire ntabwo twigeze tuyibona ku Rwanda, ngo wenda u Rwanda ruvuge ku ngabo zabo 6,000 zibarizwa muri Kongo ngo nimwinjire ku butaka mutemerewe, ntimusambanye, ntimwambura abaturage, ntimujyane amabuye y'agaciro, ntimwica abantu, nimwambura ubutaka abaturage. Ntabwo twigeze tubona na rimwe ubutumwa bw'inzego z'igihugu bwaturutse mu Rwanda bwihaniza ibikorwa bigaragara by'uko bishe amategeko mpuzamahanga bakigarurira ubutaka bwacu. Umunyamakuru ati, muri icyo kintu kimwe
cyasohowe ingabo za Kongo zasabye FDLR kumanika amaboko. Ati ko yishyikiriza ingabo za Kongo cyangwa iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ese hari abanyamuryango ba FDLR batangiye kumanika amaboko? Minisitiri ati yego, iyo bigeze ku gusubiza intwaro hasi cyangwa gushyira intwaro hasi, urugero ubutumwa bw'amahoro bwa Loni UN Peacekeeping, ubwo bavugaga MONUSCO, buhora bufite gahunda ihoraho yo kwakira abahoze ari abarwanyi bashaka gushyira intwaro hasi barimo n'abanyamahanga. Ibi ntabwo byigeze bihagarara, byahozeho kuva kera kandi biri ku meza kuva kera. Umunyamakuru ati ariko se biri kwihuta ku buryo mwabwira abareba iki kiganiro ngo mu byumweru cyangwa amezi FDLR ishobora kuba itakiriho, wabivuga? Minisitiri ati ni igice cy'amasezerano ya Washington twashyizeho umukono hamwe n'u Rwanda, kandi tubona ko ku butaka hari ibikorwa byinshi byo gukangurira abasirikare gushyira intwaro hasi. Wavuze rya tangazo ry'ingabo zacu, ariko kandi mu duce dufite mu maboko yacu twebwe nka leta dukora ibishoboka byose tugakangurira abaturage n'abari muri FDLR gusubira iwabo. Dukora uko dushoboye ku nzego zose zishoboka kugira ngo tubakangurire kumanika amaboko. Umunyamakuru ati none se uratekereza ko u Rwanda rukiri gushyigikira M23 ku rwego rumwe nubwo hari ibyemezo bya UN twavugaga? Minisitiri ati u Rwanda mu bijyanye n'icyo cyemezo cya UN ndetse n'ibindi byatangajwe na UN rugaragaza umwuka wo kwanga kubyumvira. Turabizi neza ko hakiri ingabo z'u Rwanda ku butaka bwacu, ko hakiri intwaro n'ibikoresho bari guha M23 uko ingano yabyo ingana n'ikindi ariko biriho. Umunyamakuru ati none ntimubona impinduka mu mibanire yabo na M23? Minisitiri ati oya, ntabwo tubibona. Umunyamakuru ati ku itariki ya 16 Kamena 2025 komiseri mukuru wa UN ushinzwe uburenganzira bwa muntu yabwiye inama y'uburenganzira bwa muntu Human Rights Council ko hari iperereza bari gukora ku iyicwa ry'abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gufungwa binyuranyije n'amategeko ndetse n'ishimutwa bikorwa n'ingabo za Kongo. Ese ingabo za Kongo zakoze ibyaha? Minisitiri ati niba hari ababikoze bazaryozwa ibyo bakoze. Abo bantu ku giti cyabo bazabibazwa n'urukiko rwa gisirikare. Umunyamakuru ati ese mwagejeje kuri UN icyifuzo cyo kubaha ibimenyetso ngo mubikurikirane? Minisitiri ati byakabaye muri ubwo buryo. Mu kwa kabiri inama y'uburenganzira bwa muntu ya Loni yafashe icyemezo cyo gushyiraho komisiyo yigenga yo gukora iperereza ryimbitse ku byabaye mu bice by'intambara. Ntabwo dutekereza ko bizaba iperereza rigamije kureba uruhande rumwe. UN izareba byose byabaye, kandi mu rwego rwo kubahiriza ukuri UN imaze igihe ivuga ku bihano n'ibyaha byakozwe na M23 n'ibindi bigo mpuzamahanga bibikora. Minisitiri yakomeje agira ati twakomeje kugirana ibiganiro byubaka na UN kuri ibi. Nta mpungenge dufite ku kugaragara kwa komisiyo yigenga, kuko twiteguye kubwira ukuri no kwishyira mu mwanya ukwiye. Tuzi ko tugomba gushyiraho inzego zihana ababigizemo uruhare no guha ubutabera abahohotewe. Minisitiri akomeza agira ati iyi komisiyo yari hari imbere, ikaba yarabanjijwe n'itsinda rigomba gusura ibice by'uburasirazuba bwa Kongo, ariko M23 yatumye bitaba, ibabuza kwinjira mu bice ifite mu maboko. Umunyamakuru ati ariko niba mukorana neza n'abagenzuzi, kuki hari raporo z'imiryango nka Amnesty International, Human Rights Watch zerekana ko hari ihohoterwa ryakozwe n'ingabo za Kongo? Nko ku wa 20 Kanama Amnesty ivuga ku gusambanywa ku gahato byakozwe n'ingabo za Kongo mbere y'uko Bukavu ifatwa. Ku ya 15 Nzeri Human Rights Watch ivuga ko ingabo za Kongo zarashe zigahitana abaturage b'inzirakarengane batari bafite intwaro cyangwa batitwaje intwaro. Ariko kandi ku ya 18 Nyakanga Amnesty yasabye amakuru ku ngabo za Kongo, nta gisubizo yabonye. Kuki mutaganiye nabo ngo mube mwakemura ibibazo?
Minisitiri ati ibyo ndabanza kubyemeza neza mu buryo bwihariye kuri iyo dosiye, ariko navuze ko na cyane ku bijyanye na UN aho ari bo duhora tubana nabo, duhora mu biganiro byubaka. Ibi bivuga ko rimwe na rimwe twumva ukuri gutera intimba, ariko tukemera kumva no gukorana na UN mu kureba uko twabikosora. Minisitiri ati yakomeje agira ati niyo mpamvu ibiganiro byubaka ari ingenzi, ubushobozi bwo kwakira amakosa, kuyigaho mu buryo butanga ishusho nyayo no gufata ingamba zo kubikosora, cyane cyane binyuze mu bihano. Kandi koko hari ibihano byatanzwe, ntabwo ibintu byabaye mu kwezi k'ubusumbane butagira iherezo. Hari ubwo abakoze ibyaha babihanirwaga, hari n'ingamba zo gukumira ibindi byahungabanya umutekano cyangwa ibindi bibazo byabaho. Dukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga nka UN, baduha amahugurwa ku ngabo, ku gipolisi ndetse no kubashaka ibimenyetso kugira ngo twubake inzego zikomeye zo gukumira cyangwa gukurikirana abarenze ku mategeko. Umunyamakuru yakomeje agira ati Minisitiri, dukomeje kumva ko hari ibikorwa bikomeye birimo gukorwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ariko kandi ibiganiro by'amahoro birakomeza. Ese wumva muri iki gihe ikibazo cy'umutekano gihagaze? Minisitiri ati umutekano ni ikibazo gikomeye cyane kandi ntitwabasha kwihutisha inzira y'amahoro, ariko leta ya Kongo ikomeje kuba yaharanira ko ubutaka bwacu bubungabungwa kandi ko abaturage bacu batabuzwa amahoro. Ibyo dukora byose biri mu rwego rwo kurinda abaturage bacu no gushyigikira ibikorwa by'amahoro birambye. Umunyamakuru wa Al Jazeera yakomeje abaza Kayikwamba ati hari abibaza niba ibiganiro bya Doha cyangwa ibya Washington byaba bihagije ku rwego rwo gukemura ikibazo cya M23. Utekereza ko ibiganiro bifite ubushobozi bwo kugera ku musozo cyangwa ku mwanzuro? Minisitiri ati ibyo biganiro bifite ubushobozi, ariko tugomba kwibuka ko ari inzira ndende. Hari byinshi bigomba gukorwa kugira ngo haboneke ubushake bw'impande zose, kandi buri wese agira uruhare mu gushyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe. Buri kintu kigenda gahoro ariko tugamije kugera ku mahoro arambye. Umunyamakuru ati ese wumva ko ku ruhande rwa M23 hari ubushake bwo kubahiriza ibyo bemeranyijweho cyangwa hari impungenge? Minisitiri ati hari ibikorwa bimaze kugaragara ko M23 igaragaza ubushake bwo kuganira, ariko hari byinshi byo gukora ku rwego rw'ukuri no gushyira mu bikorwa ibyo bemeranyije. Bityo ni ngombwa gukomeza kugenzura, gukangurira no gukurikirana ibikorwa kugira ngo ubutegetsi bw'igihugu bwubahirizwe. Umunyamakuru ati kuri gahunda yo guhererekanya imfungwa mu byumweru cyangwa amezi ashize hari aho bigeze? Minisitiri ati turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo guhererekanya imfungwa bikorwe mu buryo bwizewe kandi bwubahirije amategeko. Twifuza ko byaba mu byumweru bishize, ariko tugomba kuba maso no ku ruhande rwa M23 kugira ngo byose bikorwe neza. Umunyamakuru ati ku byerekeye uburenganzira bwa muntu hari raporo zigaragaza ihohoterwa ryakozwe n'ingabo za Kongo na M23. Ese leta ya Kongo irashaka gukemura ibibazo? Minisitiri ati yego rwose, leta yacu ikorana na UN n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga mu gukurikirana no gukemura ibyaha byabayeho. Dushyiraho uburyo bwo guhana ababikoze kandi tugaharanira ko ibikorwa nk'ibi bitazongera kubaho. Ni igikorwa gihoraho cyo kubaka ubushobozi bwo gukumira no gukurikirana amakosa mu ngabo zacu n'abapolisi. Umunyamakuru ati hari aho bigeze ku birebana n'uburyo bwo gukumira amakimbirane no gukosora amakosa yabaye mu minsi yashize? Minisitiri ati yego, harimo amahugurwa ku ngabo zacu, ku bashinzwe iperereza ndetse no ku bapolisi kugira ngo ubushobozi bwo gukumira amakimbirane no gukemura ibibazo ku buryo bw'amahoro bwiyongere. Turakomeza gushyira imbaraga mu kurinda abaturage bacu no gukomeza gushyigikira inzira y'amahoro irambye. Umunyamakuru ati mwabonye gute uruhare rw'abahuza b'amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar mu kugarura amahoro muri Kongo? Minisitiri ati bafite uruhare rukomeye.
mu myaka yashize ibindi biganiro byagiye bigorwa kubera kutagira abahuza bafite ubushobozi bwo gukurikirana no gushyira mu bikorwa ibyo bemeranyijeho cyangwa ibyemeranyijweho. Ubu abafatanyabikorwa mpuzamahanga bafite ubushobozi, bafite inzira zo guhana impande zose kandi bafite ubushake bwo gushyigikira amahoro arambye. Ibi biratuma dufite icyizere cyinshi mu rugendo rw'amahoro. Umunyamakuru wa Al Jazeera ati mu gihe cy'imyaka 30 y'intambara biragaragara ko amahoro arambye agomba kuba ku nyungu z'abaturage. Ese igihugu cya Kongo gifite icyizere ko ibi bizagerwaho? Minisitiri ati yego, dufite icyizere, turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro arambye aboneke kandi ku butaka bwacu, abaturage bacu n'umutekano w'igihugu bishyigikirwe. Ntabwo ari urugendo rworoshye, ariko hari ubushake bwo kugera ku ntego. Umunyamakuru ati mwakomeje gusobanura inzira zose z'amahoro, ubushake bwo gukurikirana ibyaha no gushyira mu bikorwa amasezerano. Ese hari ubutumwa mwaha abaturage ba Kongo no ku ruhando mpuzamahanga? Minisitiri ati ubutumwa bwacu n'ubu: leta ya Kongo iharanira amahoro arambye, ubutegetsi bwiza no kubungabunga ubusugire bw'igihugu. Duharanira ko abaturage bacu babona umutekano n'iterambere, kandi twizeye ko abahuza mpuzamahanga, ibihugu by'inshuti n'imiryango mpuzamahanga bazakomeza kudufasha muri uru rugendo. Ubufatanye no gukorana nibyo bizatuma amahoro arambye aboneka. Umunyamakuru yasoje amushimira ati murakoze cyane Madamu Minisitiri. Minisitiri ati murakoze cyane, nanjye murakoze kuba mwadutumiye.